ndashaka kuza kubwira abantu ko buri muntu wese yagira umumaro mu gihe cye. Imana nihimbazwe. Atitaye kuri kavukira avukamo. Itareba uburanga, ititaye ku gihagararo. Haleluya. Ititaye ko ari umugore cyangwa ari umugabo. Imana nihimbazwe. Urumva abantu bajya bazana inzitwazo. Muri iyi minsi abantu bafite inzitwazo zo kuba batagira umumaro mu gihe cyabo. Ariko ndashaka kubwira abantu banteze amatwi. Yego. Ko buri muntu wese afite urufunguzo rwo kugira umumaro mu gihe cye. Imana nihimbazwe. Mbese Imana ititaye kutize wagira umumaro mu gihe cyawe. Ititaye ko wize uri umuntellectuel, uri umunyabwenge, wagira umumaro mu gihe cyawe. Mu gihugu bamo, mu cyaro bamo, mu mujyi utuyemo, wagira umumaro mu gihe cyawe. Kandi ntabwo kugira umumaro bisaba kuba waravuye igako. Ntabwo bisaba kuba waritoreje igishari. Ntabwo bisaba kuba waragiye ku ikosi turebesha amaso. Bisaba kuba ufite ubushake muri wowe. Ndashaka kubwira abantu baduteza amatwi, nta rwitwazo ukwiye kugira. Waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umugore, ukwiye kugira umumaro mu gihe cyawe. Imana nihimbaza. Abantu banabimenye nta myaka dufite. Haje natuzama. No niyavugo yaba ariko nta myaka ijana. Oya ntayo. Umuntu akoresha gaheke none kuko nta myaka ijana ihari. Cyane rwose. Cyane uko niko bimeze. Igitagaza kira. Uko niko nta myaka ijana dufite. Ubundi Batista Imana ikorera mu ituze. Ndetse igakorera no mu ibanga. Ariko ikizakubwira ko ari yikoze nuko ubishyira ku karubanda. Imana nihimbaza. Umugore ashobora gutangira ari umunyambaraga mu maso y'abantu, ariko mu buryo bw'Imana ari umunyembaraga. Amahoro Yesu atanga nabe muri mwe, ineza y'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rwayo nibikomeze bibane namwe. Nkuko bisanzwe rero turabasuhuje mwebwe inshuti zacu mudahwema kudukurikira aho muri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abadukurikira bari muri Afrika yose. Muhawe ikaze. Abadukurikira bari mu migabane itanu y'isi, abari Australia, abadukurikira bari muri Asia, abadukurikira bari muri Europe, abadukurikira bari muri Amerika, mwese tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Namwe abadukurikira muri mu bigwa bya Maurice, tujya tubona message zanyu ko turi kumwe. Uko kwiza kw'Imana rero kubane namwe abari mu za Sweden twabonye ubutumwa bwanyu, biratuneza cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tunejejwe n'Imana rero kuba turi kumwe namwe kuri uyu munsi. Nkuko twakunze kubivuga, uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana Esther, ni inshuti yacu yakadasohoka. Esther uraho? Esther twongeye kunezerwa ko kubona. Ndabashimiye cyane. Hari haciye iminsi tutakubona. Ese waruhugiye mu duki? Bisanzwe nabirenze. Cyangwa ni rimwe umubwiriza yavuze ngo hari igihe narindi nayo tirama. Wari nayo tirama. Inayo tirama rero abahazi niho Dawidi yabaye, niho Samuel yabaga. Abari nayo tibajya bahavana ubuzima, ndetse ngo nibije kukurwanya bikagusanga inayo tirisiga biguhanuriye. Ko nukuri. Yes. Kuko abantu bavuye nayo baza bazanye amavuta hano. Yes, ashimwe cyane. Amina. Nshuti zacu rero nkuko mubibona, Esther yageze, no mubyeyi wuzuye umwuka wera w'Imana. Harya ubundi ni Esther nde? Ikirezi Esther. Harya Ikirezi Esther agira umugabo cyangwa ni umukobwa? Ni mama Afrika. Ikirezi Esther mfite umugabo n'abana, ndacyasengera ikiruhura. Haleluya. Duteranira kuri paruwasi. Asante sana. Yesu aguha umugisha rero. Nshuti rero abatarakora subscribe kandi mwumva ari ngombwa kubikora, ntacyo bibatwaye. Kandi usanze atari ngombwa, si ngombwa gukora ibintu tiyumvamo. Ubonye ari ngombwa ukumva wadushyigikira, washyigikira umurimo w'Imana, washyigikira ijambo ry'Imana tubwiriza, washyigikira amavuta y'Imana turiho, wakora subscribe, ugakora like ndetse na share, ugasangiza abandi ubutumwa bwiza kugira ngo nabo barusheho kunguka. Kuko wenda wowe ugize amahirwe yo kutubona ariko hari abatatubonye, ariko nawe udufashe kugezayo ubutumwa, Imana yaguha umugisha. Kandi waba udufashe twazagabana iminyago kandi utabashije gufata mikoro. Esther watuzaniye iki rero uvuye inayoti? Ndumva nshaka kubwira abantu kugira umumaro mu gihe cyabo. Kugira umumaro mu gihe cyawe. Kugira umumaro mu gihe cyawe. Nuko nawe ujagaragaje umumaro mu gihe cyawe. Yes. Buriya imimaro ni myinshi, ariko hari ingenzi. Noneho rero kankwereke. Karame. Ubwo tugiye kuvuga cyangwa se ugiye kutubwira ku bintu byitwa kugira umumaro mu gihe cyawe.
reka tumaze dusenga Imana yabanye nawe na Yoti ikabana natwe mu buzima bwa buri munsi twongere tuyibwirize tuyobore muri icyubahiro. Turi hano kuri kamera za Izina ryawe nirishimwe. Tuzanywe uri umugaba mu ntambara, uri intwari, kuvuga imbaraga ziri muri wowe, uratabara ugatabarukana intsinzi, uri ibyiringiro byacu. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro, kugira ngo umuntu uduteze amatwi uyu munsi ubwiza bwawe nibibe kuri twebwe, ubwiza bwawe bibe kubateze amatwi iki kiganiro. Ari urakenewe ingabo nto n'inini ushingura icumu mu ntagara, wimira ibigenza buri wese uduteze amatwi, abona umugisha, abona ubutabazi. Uwumvaga yaratawe amenya ko ari umunyamumuro. Iki kiganiro gikora umurimo muri buri wese ugiteze amatwi mu izina rya Yesu. Turabanyamumaro, turabanyamumaro, izina ry'Imana nirishimwe. Haleluya, turabanyamumaro, izina ryawe nirishimwe. Tubera umuyobozi, imbaraga z'ijuru ziganze muri twebwe. Ninginze Mwuka Wera w'Imana ngo adahirira mu mutima w'Imana, abyuza akanwa kacu, abaduteze amatwi buri wese wumvise ubutumwa bugiye gutambuka bubashe kumuhindura, bubashe kumukuza, bimuvane ku rwego rumwe, mukore mu murimo Yesu, bimugeza ahantu wifuza ko. Haleluya, haleluya. Cyawe none niteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Aha, Esther tuguhaye ikaze rero. Murakoze cyane. Kandi reka mbivuge ntacyo biraba bitwaye. Ahina Yoti wahakuye ubwiza bw'Imana, ufite amavuta y'Imana, wambaye neza, urasa neza. Imana ihabwe icyubahiro ko yanagusize ukisiga ukamererwa neza. Yego. Hanyuma rero tuguhaye ikaze kugira ngo utubwire ikintu wazaniye abaduteze amatwi kandi barushaho kuryoherwa mu izina rya Yesu. Yego. Aha. Nzanye ijambo rivuga ngo kugira umumaro mu gihe cyawe. Yego. Niyo ntego mfite muri kino gitondo, muri aya masaha Imana itwemereye kuboneka imbere yayo. Amen. No kuganira n'abantu b'Imana. Yego. Turaza gusoma Bibiliya turebe abantu bagiye bagira umumaro mu gihe cyabo. Ndumva nshaka ko uyu munsi turi buzamukire ku mugore witwa Debora. Ndashaka kuza kubwira abantu ko buri muntu wese yagira umumaro mu gihe cye. Imana nihimbazwe. Atitaye kuri kavukira avukamo. Itareba uburanga, ititaye ku gihagararo. Haleluya. Ititaye ko ari umugore cyangwa ari umugabo. Imana nihimbazwe. Urumva abantu bajya bazana inzitwazo. Muri iyi minsi abantu bafite inzitwazo zo kuba batagira umumaro mu gihe cyabo. Ariko ndashaka kubwira abantu banteze amatwi. Yego. Ko buri muntu wese afite urufunguzo rwo kugira umumaro mu gihe cye. Imana nihimbazwe. Mbese Imana ititaye kutize wagira umumaro mu gihe cyawe. Ititaye ko wize uri umwintellectuel, uri umunyabwenge, wagira umumaro mu gihe cyawe. Mu gihugu bamo, mu cyaro bamo, mu mujyi utuyemo, wagira umumaro mu gihe cyawe. Kandi ntabwo kugira umumaro bisaba kuba waravuye igako, ntabwo bisaba kuba waritoreje igishari, ntabwo bisaba kuba waragiye ku ikosi turebesha amaso, bisaba kuba ufite ubushake muri wowe. Wenda batumva ururimi rwagako cyangwa se igishari naho batoreza abapolisi, igako hatorezwa abasirikare. Yego. Turaza kureba tureba uburyo umuntu ashobora kurwana. Yego. Kandi akarwana intambara nziza kanisha. Amen. Bidaturutse ko yize kurasa akoresheje imbunda, bidaturutse ko yize karate. Yego. Bidaturutse ko wenda azi gufunga ingumi, we apfa kuba afite ubushake muri we. Ndashaka ko dusoma igitabo cy'abacamanza ibice byaho bine. Yego. Dusome hanyuma ku murongo wa 3 turasimbuka dusome ku murongo wa 8 n'uwa 9, dushatse twahera ku wa 7. Haravuze ngo Abisirayeli batakiri Uwiteka kuko Yabini yari afite amagare y'ibyuma magana urwenda, nuko amara imyaka 20 agirira Abisirayeli nabi cyane. 7 havuze ngo iki ku murongo waho wa 7 haravuze ngo nanjye nzasangisha Sisera umugaba w'ingabo za Yabini ku mugezi Kishoni n'amagare ye n'ingabo ze nzamukugabiza. Baraki aramusubiza ati nuko nutajyana nitutajyana nzagenda, ariko nutagenda nanjye sinzagenda. Aramusubiza ati nukuri tuzajyana, ariko rero nta cyubahiro uzabana muri iryo tabaro. Uzatabara kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera ngo aneshwe n'umugore. Amen. Debora ahera ko aravuga ati Baraki
bajya i Kadeshi na Baraki bajya i Kadeshi. Bukeye Baraki akoranyiriza ba Zeburuni n'Abanafutali Kadeshi, batera abantu inzovu imwe, bajyana nawe na Debora nawe barajyana. Imana ishimwe. Iri ni ryo nashakaga kuvuga. Mbese nzabanesha mbaneshesheje umugore Debora. Ndagira ngo suhuza abagore banteze amatwi bankurikiye. Noneho Baraki Imana iramubwira ngo ntugire ngo uzabona mwicyubahiro. Nta cyubahiro, nta shimwe, nta burya nubwo uzaba uhari icyo bisobanura. Nubwo uzaba uhari si wowe nzifashisha umugore Debora. Aleluya. Bishatse kuvuga ngo hari n'abagore b'abanyembaraga Imana yakoresha ibintu bigahinduka kandi bagaragara nk'isuzugurwa. Erega abagore barashoboye. Ndagira ngo mbwire abagore baduteze amatwi ko bashoboye. Yego. Uyu munsi ushobora kuba mu mudugudu w'iwanyu utazwe, ariko nkuzaniye itangazo rivuga ngo urashoboye. Imana nihimbazwe. Niba ubasha gusenga umunsi n'ibiri bitatu uri umugore, urashoboye. Iyo ni intwaro ya mbere iguhesha gusa. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Amina. Niba uyu munsi wa none ubasha kuzamuka umusozi ugahamagara iyera ukavugana nayo ukayitegera amatwi ukumva ikivuga, urashoboye. Ukayishyira umutima umenetse, ukayicira bugufi, ukayibwira igatega amatwi ikakumva, nayo yahindukira kukubwira ukayitega amatwi. Burya urashoboye. Turaza kuvuga abagore bashoboye, kandi turaza kureba abagore bagiye bakorera Imana bakanashobora mu bihe bikomeye. Yego. Buriya no mu buzima busanzwe umugore ni imbaraga z'umuryango, ni mutima w'urugo. Umugore ni mutima w'urugo. Burya iyo isabune yabuze mu rugo umugore niwe bigeraho mbere. Umugore iyo bishatse urugo rwe rurarama, niyo atabishatse urugo rwe rusenyuka vuba, kuko ni imbaraga z'umuryango. Umugore iyo abishatse abana be bagira ikinyabupfura, bakaba icyitegererezo mu murenge, mu mudugudu, muri serire. Ariko iyo atabishatse bagira imico mibi. Ndashaka kugaragaza imbaraga z'umugore. Numva umugore afite imbaraga zihagije. Amen. Umugore ashobora kumara imyaka 10 yarabuze urubyaro. Turaza kureba kwa Sara. Yaba umugore w'umunyembaraga akabyihanganiramo ndetse umutima ugakomeza n'umugabo. Ariko iyo atagize imbaraga abwira umugabo atari ko ushatse wakwegera umuja wacu. Ejo bundi byarabaye kuri Sara. Uzi ko Sara ejo bundi aherutse kubikora. Bivuze ko umugore wabuze imbaraga z'umutima, umugore wabuze umusaruro mu rugo rwe, abwira umugabo we kubyarana n'umuja. Ariko umugore nka Elizabeth ategereza, aleluya, ategereza umugabo we akarindira Yohana uzavuka, bakazashima n'Imana bakazita n'izina umwana wawe. Mbese arategereza kugeza ku gihe cy'Imana. Umugore wibitsemo imbaraga yirengagiza itegeko ry'umwana, akavuga ngo noneho nshingiye ko ndi ku ntebe y'ubwami, nshingiye yuko hari yampiza aha hantu, nirengagije itegeko ngiye ibwami, nubwo atari igihe cyo kujyayo, ndagiye kugira ngo bene wacu bagirirwe nk'aba Esiteri. Ndashaka kubwira abantu baduteze amatwi, nta rwitwazo ukwiye kugira. Waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umugore, ukwiye kugira umumaro mu gihe cyawe. Imana nihimbaza. Abantu banabimenye nta myaka dufite, nta jana tuzamuka. None niyavuga yaba ariko nta myaka ijana. Oya ntayo. Umuntu akoresha gaheke none kuko nta myaka ijana ihari. Cyane rwose, cyane uko niko bimeze. Igitakaza kiraba. Uko niko nta myaka ijana dufite. Ubundi Batista Imana ikorera mu ituze, ndetse igakorera no mu ibanga. Ariko ikizakubwira ko ari yikoze nuko ibishyira ku karubanda. Imana nihimbaza. Umugore ashobora gutangira ari umunyambaraga mu maso y'abantu, ariko mu buryo bw'Imana ari umunyembaraga. Imana nishimwe. Birashoboka ko watangira mu muryango utemewe, birashoboka ko watangira utazwe, birashoboka ko watangira udafite agaciro. Sinzi uyu munsi ukufatwa, hari n'abagabo bafatwa nk'abagore mu muryango, no mu ngo zabo bagafatwa nk'abagore. Ndabakomeje ariko mbazaniye ijambo. Aka kantu kagarukeho. Ushobora gushaka mu muryango utemewe, ariko indangagaciro zo kumugore nyawe zikaguhesha kwemerwa batabyemera. Ushobora kugera mu muryango
yewe data twese we baramu wawe baramukazi bawe batabyumva batanabyemera ariko umugabo wawe akwemera indangagaciro zawe imbaraga zawe no kwita ku ndangagaciro zo kuba umugore ukwiriye kuba umunyamuryango nyine bikaguhesha kuzamura amavuta kandi ukagera ku nsinzi. Yes, ndagira ngo mbwire abantu ntago Debora aha hantu yari yarize karate ku buryo Imana imugirira icyizere cyo kujya kurwana na Yabini n'ingabo ze za Sisera. Yari batayo nini cyane. Bibiliya yisomye ubona intwaro bari bafite, bari bikwijeho intwaro za kirimbuzi. Ariko Imana iwe na Debora ngo imuhagurutsa nk'umuhanuzikazi. Nujya kuvuga neza ongera ubigarukaho neza ngo Yabini yarafite umugabo ingabo witwa Sisera. Kandi ngo intwaro bari bafite zari ingabo z'ibyuma gusa. Zari ingabo z'ibyuma. Ariko ngo Imana ibona Debora niwe ugomba gukiza Abisiraheli igisuzuguriro Yabini yabasuzuguriye. Hanyuma Debora yari umuhanuzi, yari n'umucamanza. Ndagira ngo mbaza abantu badukurikiye, mu bucamanza bwawe uri muri twara ute? Mu rugo rwawe birimo biragenda gute? Muri bwa bucuruzi ucuruza wifasha ute? Ese uri mu murimo uhinga bikugendekera gute? Bibiliya iravuga ngo Imana yitegereza Debora mu bucamanza ngo ibona si icyo gusa kwiye gukora. Bivuze ko umuntu yakora umurimo w'uririmbyi akanadiyakona, wadiyakona ariko ukambika n'abambaye ubusa, wakwambika bambaye ubusa ariko ukagaburira n'abashonje, wagaburira abashonje ariko ukagirira neza n'imfubyi. Buriya mu buzima umuntu umugore adashaka ntashobora kwinjira mu rugo. Jean Baptiste, umwana umugore adashaka ntiyarererwa muri urwo rugo. Ariko iyo umugore iyo umugore afite imbaraga z'umutima usanga urugo rwuzuye abantu. Ndagira ngo rero turebe Debora, ntabwo Imana yamuhagurukije kurwana na Yabini ufite umugabo w'ingabo witwa Sisera afite icumu, nta muhoro yari afite, nta nyundo, ariko yaramurebaga ikabona ni umunyembaraga. Ndagira ngo ntangarize umuntu nteze amatwi ngo ni umunyembaraga, mu gihe cye ni umunyembaraga nubwo abantu batabibona. Kavuga neza witonze, birashoboka ko hari isura abantu bakureberamo ntibabone imbaraga ufite. Birashoboka ko hari taye abantu bakureberamo ntibabone imbaraga ufite. Birashoboka ko hari igihagarara abantu bakureberamo ntibabone imbaraga ufite. Birashoboka ko bashobora no gushingira kuri kavukire ntibabone imbaraga zikurimo. Ariko mu gihe cyawe uri umunyembaraga. Reka bajya barebera no kugihagarara. Imbaraga Imana ikubitsemo ntabwo abantu bazizi. Imbaraga Imana ikubitsemo ntabwo abantu bazisobanukiwe. Ariko birashoboka ko mu gihe cyawe ugomba kugaragaza imbaraga zikurimo kandi ukaba umunyamumaro. Haravuze 12 ngo nuko Sisera amenya yuko Baraki mwene Abinowamu azamutse agiye ku musozi w'Itabora, maze Sisera ateranya amagare ye yose y'ibyuma 900 n'ingabo zose zari kumwe nawe bava Iharosheti habanyamahanga bajya ku mugezi Kishoni. Debora abwira Baraki, haguruka kuri uyu munsi ari Uwiteka akugabijeho Sisera. Mbese Uwiteka si ukugiye imbere? Itonde. Mbese Uwiteka itonde. Debora nk'umuhanuzi abwira Baraki ngo haguruka kuko uyu munsi sifa kwa Mungu. Haleluya, sifa kwa Mungu. Amina. Iyo ugize umwanya wo gutega neza amatwi Imana, umenya imbaraga uzakoresha kugira ngo utsinde urugamba. Uko ni ukuri. Iyo ugize umwanya wo kuba hafi y'Imana, ukagira umwanya wo kugisha inama Imana, umenya aho uzavana imbaraga zizatuma unesha umwanzi. Iyo ugize umwanya uhagije wo gutega amatwi ivuga, Haleluya, umenya amakuru y'urugamba. Uko ni ukuri. Yabini nubwo yahagurukanye ingabo ze z'ibyuma nta makuru yari afite, akazamuka Kishoni nta makuru yari afite. Ariko Debora na Baraki ngo arangije aramubwira ngo Debora abwira Baraki ati haguruka kuko uyu munsi niwe Uwiteka kugabijeho. Akugabijemo Sisera. Ngo none se uri kujya imbere? Yegora. Ubundi ninde ukuri imbere? Ubundi mbere yo kuvuga ngo byanze ninde ukuri imbere? Mbere yo kuvuga ngo mu kazi byagucanze ninde ukuri imbere? Mbere yo kuvuga ngo urugo rwakunaniye ninde ukuri imbere? Mbere yo kuvuga ngo umugore yakunaniye ninde ukuri imbere? Mbere yo kuvuga ko wabuze urubyaro ninde ukuri imbere? Ninde ukuri
ukuri imbere, ninde ukurwanirira, ninde ugutabara, ninde ukubwiraho insinzi. ndagira ngo mbwira abantu icyo Bibiliya iherutse kumbwira. yarambwiye ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka aza abantu be. aba bantu Imana izi ntabwo ari isura runaka, ni abantu bafite mu mitima inzira zigana hehe mu ijuru, zigana Isiyoni. bene Kora baherutse kuzura izi mbaraga ngo barisobanukirwa, bamenya ko bakwiye kuba b'umumaro mu gihe barimo. baravuga ngo hahirwa baba mu nzu yawe, muri Zaburi ya 84 babasha kugushima ubudasiba. iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko gatoya, baravuze hahirwa ugufite mwiki mu imbaraga batazifite mu yobizi. oya ntabwo ari muyobozi batazifite ku mafaranga ari kuri konti, bagabo bashatse, batazifite ku bagabo bashatse bafite ibirokoro ku kuntu, yego batazifite aho bibwira ubushobozi bwabo biri. hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga. erega reka uyu mwanya mbwire abantu banteze amatwi, ushobora kuba uri umugore unkurikiye, ukaba ufite igikomere wakomerekejwe n'umugabo wawe. ushobora no kuba uri umugabo unkurikiye, ukaba ufite igikomere wakomerekejwe n'umugore wawe. ndagira ngo nkubwire ngo tangariza icyo gikomere, ukibwire ngo nubwo hari uwantaye mu ijuru hari Imana izantora. nubwo hari uwandetse mu ijuru hari Imana iri kumwe nawe. kuko ejo bundi yabwiye Yakobo, iramubwira ngo rata Yakobo mugaragu wawe, wowe natoranije, we nakuye Etiyopiya ni Seba, uhita wibuka aho yagukuye, mwatanga ku bwawe. iramubwira ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, ntukihebe. aleluya, ndi Imana yawe. iramubwira ngo nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo hariko gukiranuka kwawe. burya ntabwo abagore bambaye amajipo gusa, hari n'abambaye amapantaro ariko bafatwa mu ishusho y'abagore. mbazaniye itangazo ribabwira ngo hari ibafashe mu kuboko, ntabwo izabarekura itabasingirije icyo yabagambiriyeho. kuko Yobu yambwiye mu gitondo ngo yigire icyo yitumye, ngo ninde wabasha kuyivuguruza. aravuga ngo icyo umutima wayo ukuze Imana nikikora, kuko ari isohoza icyo nategekewe, kandi ifite n'ibimeze nk'ibyo kandi byinshi. Imana nihimbazwe. oya ngo abagabo narimvuze hari abagabo bambaye amapantaro ariko bafatwa mu ishusho y'abagore. mu muryango yashatsemo bakaba bamufata mu ishusho y'umugore, bakavuga bati ni ukumubona yambaye ipantaro ariko yujuje amahame y'abagore. urumva hari abagabo iwabo mu ngo badahabwa agaciro kuko bafatwa mu ishusho y'abagore. mbazaniye ijambo ry'ihumure. mu yandi magabo rimwe na rimwe nabwo ni nk'umugore udashobotse. mbazaniye udashobotse ni imbaraga z'urugo. uko niko kuri. ariko ntekereje ko bafashwe nk'abagore nabo byagira umumaro babaye bashobotse, ariko gufatwa nk'umugore udashobotse byaba ari akaga. rega hari igihe umuntu aba ashoboye ariko adashobotse. buriya gushobora ni kimwe no gushoboka ni ikindi. ushobora kuba uri umugore ushoboye ariko udashobotse, waba n'umugabo ushoboye ariko udashobotse. bisaba iki? bisaba ko uba ufite imbaraga z'Imana muri wowe, ufite mwuka wera kuyobora. rega Batista njya nkunda kubibwira abantu, ibi bintu nta sona donki bizamo. iyo uzanyemo sona donki ibi bintu birapfa. iyo uzanyemo amatuza ibi bintu birapfa. iyo uzanyemo icyuri cy'ibi bintu birapfa. iyo uzanyemo akarere naho wize ibi bintu birapfa. ibi bintu bisaba kwiyoroshya no kugenda gakeya, kuko nibyo bituma tubiramiramo. hanyuma rero uyu munsi wa none ushobora kuba ufatwa nka Gideyoni. mu muryango wo kwa Yowasi na Manase nta gaciro ufite, ariko nguzaniye itangazo rivuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. genda uko imbaraga zawe zingana, kuko ni wowe Imana igambiriye gukirisha Abisiraheli igisuzuguriro Abamidiyani babasuzuguye. umugambi Imana igufiteho ndakumvise uruta cyane ibyo abantu batekereza. Haleluya. kandi icyo Imana yagambiriye muri wowe kiruta uko abantu bakubona, kuko uko Imana ishaka gukoresha ntabwo yabibwiye abantu, kandi ntiyigeze ibahishurira imbaraga zikurimo. ariko nugenda uko imbaraga zawe zingana, izi Imana ikubitsemo zizagaragara, kandi nizigaragara Satani azakorwa n'isoni, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. nuko Baraki umva uko Bibiliya ivuze, aramanuka n'ingabo ze uko ari inzovu imwe, bava ku musozi w'Itabora abarangaje imbere. 15 niho nashaka. Uwiteka batakaniriza imbere ya Baraki, Sisera n'amagare ye yose n'ingabo ze zose, abanesheresha inkota. Sisera ahubuka mu igare rye, arahunga agenza ibirenge. Baraki aherako abageza i Harosheti h'abanyamahanga. data wa twese ingabo za Sisera zose zishirira ku nkota, ntiharokoka umuntu n'umwe.
ariko Sisera arahunga muri make yabangiye amaguru ingata agenza ibirenge agera ku ihema rya Yayeli muka Heberi. Uyu mugore ndamukunda. Uyu mugore abantu ntabwo bamuzi ngo ni mukande ni muka Yayeli. Oya ni muka Heberi. Ni muka Heberi yitwa Uyu mugore witwa Yayeli utarigeze amenyekana mu mateka ariko ngo yarari mu ihema. Birashoboka ko umuntu yaba atazwi mu maso y'abana b'abantu ariko mu y'Imana birashoboka ko abantu batakuzi. Birashoboka ko na karitsiye aho wiza niba birashoboka ko naho wiza batakuzi. Birashoboka ko n'umuryango utakwemera ariko Imana ikobitsemo imbaraga zizagaragara igihe kimwe. Burya rindira igihe cyawe wikwita ku gihe cy'abantu wikwita ku gihe cy'abantu bazanye wita ku by'abantu bakuvugaho wita ku gihe cyawe. Igihe cyawe uzaba ugomba kubaho igihe cyawe ugomba gukora ibyo ugomba gukora ahubwo sobanukirwa niba igihe cyawe cyageze. Umva 19 uko yavuze Sisera abwira Yayeli aramubwira ati ndakwinginze mpa utuzi two kunywa kuko nguyu umwuma Yayeli apfundura icyansi cy'amata arayamuhereza aranywa amaze aramworosa. Sisera aramubwira ati wihagararire mu muryango w'ihema nihagira umuntu uza akakubaza ati mbese hari umuntu ugeze aha umusubiza uti reka da Yayeli muka Heberi yagukunze wa mugore yenda urumambo subwo abantu baramenya urumambo rw'ihema n'inyundo aza yamboka amukubita urumambo muri nyiramivumbi rutunguka hasi kuko yari mwiroro ryinshi arushye cyane nuko araca. Igisuzuguriro cya Sisera kiva ku Bisiraheli. Baraki yaragikurikiye Sisera. Yayeli arasohoka aramusanganira aramubwira ati ngwino nkwereke ugushaka binjira niwe asanga Sisera agaramye yapfuye urumambo rukimuraramye modisi. Uwo munsi witeka acogoza Yabini umwami w'Ikanani imbere y'Abisiraheli. Imana igira ibintu cogoza ineta sando vide bo ekandoria peni widi minitando de saidrai hekita fo sando menegrome umva nevozi dibinifo. Yayeli akimara kubona Sisera hingutse aramubwira ati mfasha untabare. Ndatanga uyu mugore aranyemeje cyane. Burya ushobora kugira impuhwe ariko witeguye gukora icyakwemeza rubanda. Ushobora kugira impuhwe witeguye gukora icyanezeza Imana. Ushobora kugira impuhwe witeguye gukora igituma Imana inezerwa umutima wayo ugaca. Kimando viri drame warangije ngo aramubwira ngo basi mutuzi two kunywa undi ntiyamuhamaza amuramiza amata ngo amuhereza amata arayanywa ntabwo yamuhaye amazi ntiyamuhamaza ngo apfundura icyansi amuha amata aragotomera amata amare kunywa amata ngo arangize aramubwira ngo uramenye ngo aramworosa ikirangiti ngo amare kumworosa ikirangiti. Hari abantu basinziriye mu bintu hari abantu basinziriye mu rupfu hari abantu basinziriye mu bintu bimeze nk'umutego w'urupfu bahunze ibintu bahunga ibindi ariko bageze aho bageze mu mata nabwo bagiye kugonera ahantu bagiye gupfa kuko iroro ribabanye ryinshi bagiye gukubitwa urumambo muri nyiramivumbi. Uko birivuze nuko Abisiraheli bariyongera. Oya reka mere 23 uwo munsi witeka acogoza Yabini umwami w'Ikanani imbere y'Abisiraheli. Nuko Abisiraheli bariyongeranya bagira amoko. Nanjye ndafashirwa. Amen. Uwiteka uwo munsi acogoza Yabini n'ingabo zose za Yabini. Wowe udukurikiye hari ibintu byagufasha ijambo igihe kirekire. Hari ibyaje bimeze nk'ingabo za Yabini hari ibyaje bimeze nk'umugabo w'ingabo Sisera hari ibyazanye intwaro z'ibyuma hari ibyazanye imbaraga zikomeye hari ibyazanye ibigaragara nk'ubutware n'ubushobozi binyeganyeza ihema ryawe ariko uyu munsi Imana ibicogoze uyu munsi Imana ibicogoze icogoza imbaraga zagutsikamiye icogoza imbaraga z'abarozi icogoza imbaraga za Nyabingi icogoza imbaraga z'ibitega icogoza imbaraga zibikurwanya. Haleluya. Imana ibicogoze maze tangira kongere. Imana yongera Abisirayeli iragira gute uwo munsi witeka cogoza Yabini umwami w'Ikanani. Nuko Abisirayeli bariyongera bagira amoko banesha Yabini umwami w'Ikanani kugeza ubwo bamurimbuye rwose. Ndafashijwe kandi ngewe nasoreza ahangaha ndafashijwe ngewe nasoreza ahangaha. Epa divike potayi twumvise imbaraga z'uyu mugore
uburyo yaciye bugufi asenga Imana diyo tubona imbaraga watanze akagero gato utasobanuyeho cyane uvuga imbaraga z'umugore witwa Elizabeth wategerereje Imana ategerereza mu nzu yayo n'umugabo we Zekariya ariko uvuga imbaraga za Sara wategereje ariko kubera kudakomeza umutima akarambirwa agafata umuja akaba washyiraho bijya bibaho hari ahantu wacogoye wa mugore we hari ahantu wananiriwe kandi buryo umugore ashushanya n'itorero ashushanya itorero uyu mugore turi kuvuga ashushanya itorero hari ahantu itorero ryananiwe kandi riracogora kandi itorero ritangira gushaka kubyarira ahandi hatari ngombwa rishakira gusubiza igisubiza hatari ngombwa kandi itorero rya Kristo ninge nawe reba ahantu uri kugenda ushakisha umuja ngo abari ugira agaciro imbere y'umukwe reba ibintu uri kuhagikana na Yesu reba ibintu uri gushyira imbere ya Yesu kandi niwe mukwe twe turabageni nk'itorero niko turi kuvanga ibya Kristo n'ibyawe bwite niko turi kuvanga ibya Kristo na kamere yawe niko turi kuvanga iby'itorero n'ingeso zawe kuko uyu mugore ashushanya itorero twongera kubona undi mugore w'ingenzi hari undi mugore witwa Hana wihanganiye Penina ariko akomeza gishiro yihanganira Penina ntiyatukana yihanganira agasuzuguro yihanganira amagambo ya Penina ntiyatukana ntiyashira isoni arindira igihe cye mu gihe cy'Imana imuha Samweli mu gihe cy'Imana imukuraho igitutsi Imana yagukuraho igitutsi erega burya na Mariya yarihanganye mu Bisiraheli umukobwa watwaraga inda idafite umugabo iyo twitiye inda bamuteraga amabuye fata Mariya ubwiwe n'umwuka we ugenderewe na Gabriel akamubwira ngo ugiye gusama kandi uzayibyaramo umuhungu azitwa Emmanuel azitwa igitanga bisobanura ngo Imana iri kumwe nawe Mariya akemera gutwita umuhungu nta mugabo afite mbese yari yakiriye guterwa Haleluya ariko kuko yari umunyembaraga mu Imana nihimbazwe Imana iramurwanirira ubundi iyo umunyembaraga Esther we ndabyibutse ubwo yumvaga bibunaniye akumva nta nzira hari ikintu cyari gikenewe Gabriel yaramubwiye icyama nawe Gabriel akakugeraho icyama Gabriel akakugeraho Gabriel yaramubwiye ngo humura ibyo urimo wibaza namaze kubyumva nubwo nta mugabo murabonana hari ikimana yavuze yaravuze ngo imbaraga z'Uwiteka umwuka wera azakuzaho namara kukuzaho imbaraga z'Uwiteka zigukingirize narinsabye umwuka wera ngo aze ku buzima bwawe imbaraga z'umwuka wera zigukingirize imbaraga z'Imana zigukingirize kugira ngo umumaro mu gihe cyawe wari umaze gucogora wari umaze kunanirwa ariko biracyashoboka ko waba umunyembaraga wari umaze kumva cya kigenda wari umaze kumva nta nzira ariko biracyashoboka ko waba umunyembaraga wari umaze kumva nta bundi buryo busigaye ariko biracyashoboka ko waba umunyembaraga Imana niguha umugisha Imana gukomereza amaboko Imana igusubizamo imbaraga ukeneye gusubizwamo imbaraga tugiye kugusengera Imana tugiye kwinginga iyera tugiye guhamagara iyera igusubizamo imbaraga yihe intege abananiwe iyavuganye na Debora ikamubwira ngo haguruka nzabana nawe ikongera ikababwira ngo icyubahiro cyanyu ntabwo kizagaragara hazagaragara icyo Uwiteka avuganye namwe agaragare ku buzima bwawe agaragare muri wowe ahindura ibyanze guhinduka arema icyerekezo gisha muri wowe arema ubuzima muri wowe aguha itandukaniro n'ibyagutsikamiye aguha itandukaniro n'ibyahagurutse nka Yabini n'ingabo ze ndetse na Sisera warwanyije ubwo bwoko bwa Isirayeli nk'uko yacogoje Yabini n'ingabo z'i Kanani zose ariko cogoza abadayimoni icogoza imbaraga zakurwanyije icogoza indwara zikuremeye acogoza amadeni akuriho acogoza ubukene bwakunambeje acogoza ibihombo ufite acogoza ibituma unanirwa urugendo reka dusoze twibutsa abantu ko turi kugana ahantu habi kurusha ahandi kuko turagenda twegere ku musozo w'isi turagenda twegera iherezo turasabwa gukiranirwa kurusha uko twakiranutse turashaka kwizera kuruta uko twizeye turashaka gutungana kurusha uko twatunganye turasabwa kwera imbuto ziruta izo tweze kuko tugeze ku mugoroba w'isi umwami araje gucyura itorero kuko uyu mugeni uyu mukwe witwa Yesu araje gucyura umugore we kuko yashimiye Debora uburyo yahagaze mu gihe cye niko agiye kwishimira itorero uburyo rihagaze muri iki gihe cya nyuma kugira ngo aryishyire ridafite ikizinga Imana iguha umugisha wadukurikiye kandi iguha umugisha wemeye kumvira ijambo rihindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu senga Imana uri data ntabwo uri data wacu uri mwene wacu wa bugufi Yesaya yaravuze ngo nubwo Aburahamu atatuzi Isiraheli ntatwemere etide
bone kidemeni takuta henode stidi bini fode sirido hezone kuta bone siridra biristidi bini wirimanda shiwi enitaya zidi bini gite nubwo Aburahamu atatuzi Isiraheli ntatwemere wowe uri data wa twese mwiza uri mwene wacu wa bugufi uri byiringiro by'abagufite uri bendera ry'abakwizera uri imbaraga z'abakumenye kandi abakumenye barahiriwe no ku munsi mubi bazakomera urakoze turagushimiye buri wese uduteze amatwi unyemerere uhagararane nawe wenda ingabo nto n'inini mubambire amahema kumugirira neza utware n'ubushobozi byawe bimubeho urakoze turagushimiye tubisenze twizeye imbaraga izina ry'Imana nirishimwe izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha. Mukozi w'Imana Esther, hari abantu benshi bakurikiranye inyigisho kandi bagakunda gufashwa no kumva bakuvugisha mu gihe bumva bagukeneye bakura umukozi w'Imana Esther hehe? 0788 900 552 078 ni namba ebyiri za MTN nkoresha. Imana yo mwijiri guha umugisha. Hanyuma ibisanzwe ngewe ni urakenewe official iyo uhageze wasanga namba yanjye. Imana iguha umugisha. Shalom shalom. Shalom.